Bakunzi ba muzika, nishimiye kongera kubasuhuza. Ndashaka ko twihuta. Nitwa Haragirimana Theophile, yicaro yitwa Ndabakunda TV. Turimo turareba amasomo ya muzika, ariko cyane cyane muri bemoro nimwe turi. Tumaze icyumweru twiga ibintu by'amabemoro. Nizera yuko nibura tugiye kuzabisoza buri wese ingingi imira cyangwa se nk'ibintu byo gushidikanya afite kuri dieze na bemoro birangiye, ariko n'umuzaba gifite ikibazo nawe azambaza, ariko nze twihute. Twahirwa kwiga turi dufite utubemoro dutanu, uyu munsi twongeyeho aka gatandatu kugira ngo turebe ese bigenda. Gusa formule ni imwe, formule yo kumenya ngo mbonye utubemoro turi mwaha ngaha, niyo kaba kamwe, niyo twaba tubiri, niyo twaba dutatu, niyo twaba tune, niyo twaba dutanu, formule ni imwe. Formule ni yo kuvuga ngo ndabigenza gute kugira ngo menye game irimo. Hano turi muri sol bemol, kubera ko dufite utubemoro dutandatu. Iyo dufite utubemoro dutandatu hano kuri kopi y'indirimbo yawe, niba uyifite uhirebe uze kumenya yuko uri muri game ya sol bemol. Ariko kuba ari dutandatu gusa ntaba ari ugenderaho, ahubwo ngiye kukubwira indi mpamvu imwe cyangwa ebyiri uraza gukoresha kugira ngo umenye neza unashimangire ko turi muri game ya sol bemol. Ihame rya mbere rivuga ko ureba ahantu akabemoro ka nyuma kari, noneho ukabara umanuka inshuro enye, aho biguye ukaza guhita umenya ko ariyo game turimo. Ariko nanone kumenya ngo akanyuma nakahe nacyo ni ikindi, kuko hari igihe tuba turi muri, narabibabwiye, hari igihe tuba turi kuri kopi twegeranye, noneho ukaza kuba wajijinganya ngo akambere nakahe. Biragusaba kubuzi uko dutondekwa, ukabuzi ngo akambere yo karaha, akakabiri kaba karaha, kwizagenda ukadusoza twose uturimo. Icyo gihe bizahita bituma umenya akanyuma nakahe. Bizaba byagusabye kubanza kumenya ngo akambere kajya muri si, hakurikiraho mi, ra, re, so, do, bituvuga ubwo akanyuma kari muri do. Ubwo akanyuma kari muri do rero ngiye kumanuka za nshuro enye batubwiye, 1 2 3 4. Hano haba amanota yahe? Haba amanota ya sol. Ubwo iyi ni sol, turimo sol bemol. Ariko nanone ushobora no gufata indi nzira ya kabiri, nkuko nabibabwiye ngo ngiye kubabwira ubundi buryo bubiri. Ureba akabanziriza akanyuma, uzakabwirwa n'iki? Uzabuze uko dutonde kuvuga ngo si, mi, ra, re, so. Ino sol ni ibanziriza kano kanyuma ka do. Ubwo akabanziriza akanyuma kari muri sol, ubwo game ni sol bemol. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri, ni ibintu bitatu. Hari umubare w'uturimo, ubwo harimo umubare uyu n'uyu, game n'iyi nagiye mbibereka kuri buri bemol yose tugezeho, nkababwira ngo ubwo harimo umubare uyu n'utu. Ariko kandi hari no kumenya ngo akanyuma nakahe. Ndafata akanyuma manuka inshuro enye, mbonye game turimo. Ikindi nanone ndafata akabanziriza akanyuma, aho kari mpite mvuga ko ariyo game turimo. Ibyo ngibyo birangije kubibona, wabibonye uhita noneho ukurikizaho gusoma ngo ya manota yanjye ndayafatira hehe. Bidasubirwaho muri game de sol bemol, inota rya do rizaba riri aha ngaha muri sol n'ubundi. Ubwo iyo wabonye do rero, andi manota aho yaba ari hose urayashaka ukayabona. None se niba wabonye ko iyi ngiyi ari do, inota riri hano rizakunanira. Uzavuga ngo do, re, uhita ubona ko ari mi. Irira hasi rero rizakunanira, azaba ari fa. Irira rizaba ari sol, irira riba ari si, gutyo. Nujya gusoma rero indirimbo bizakorohera, kubera ko uzaba wamaze kubona ahantu do iri. Buri gihe nicyo kigora abantu, kumenya ahantu amanota ya do ari. Ushobora no gusanga muri kopi y'indirimbo uri gusoma nta nota rya do ririmo, ariko n'ubundi ntibizakubaza kumenya ko iyaba yakabaye ihari yari kuba iri muri sol. Andi uyashake uturutse kuri wa murongo, cyangwa se hahandi do yari iri nyine. No kuri credo fa kandi nuko. Mwabibonye ko naho twatondetse nk'ibisanzwe: si, mi, ra, re, so, do. Ntabwo rero
uko birimo hano ni nako biba birimo aha ngaha. Ni ikibazo cyo gushaka amanota y'urufunguzo turimo, byo murabizi ndumva tumaze kubimenyera. Niyo mpamvu navuga ngo rero nkuko nababwiye ngo uzafata ngo do re mi fa so la si do. Urumva uri kugendera muri ntuza muri game ya sol bemol. Ni kimwe rero ko wava ngo so la si do re mi fa so, ni kimwe. Niyo mpamvu rero hano none ufata na piano uzacuranga ukagenda ufata ya manota ngiye kukwereka. Reba hano sol bemol iri kuri piano yawe, uyifate ukurikizeho la bemol, ukurikizeho si bemol, do bemol, re bemol, mi bemol, ufate na fa, nurangiza kandi ufate sol bemol. Uraburangije octave y'amanota 8 kandi usa n'uri gusona ya manota uko akurikiranye. Urabizi ko muri ushobora gufata urugero nko muri do naturel uhera ku inota rya mbere do sibyo, do re mi fa so la si do. Ibyo ushobora kubivuga muri game runaka, ariko iyo uje muri game ya sol bemol uzafata ubicuranga uko ushaka ya do re mi fa so la si do yawe, ariko icuranga ufata ya manota, ufate sol. Ikizakubwira yuko aya ngaya yo ihame uzibeshye ufate irindi nota ritara muri aya ngaya nkweretse muri game de sol uri guyakurikiranye. Noneho wumve hazazamo ibyo bita dissonance, kwa kundi nyine wumva ibintu bisonye ukundi. Iyo usanzwe uzi ko amanota akurikirana waramaze kubimenyera uko do re mi fa uko bisona. Tuvuga urugero wenda ufashe sol bemol nkuko bitegetswe na la bemol na si bemol, wenda do ufata do isanzwe nyine ako kanya kikando uhita wumva ko bisonye nabi ukamenya ko wibeshye. Uzakurikiza amanota uko byagenda kose niba ushaka ko wumva bisonye neza. Sol bemol, la bemol, si bemol, do bemol, re bemol, mi bemol, fa na sol bemol ariyo usorezaho octave birangiye. Nuko nguko uzashaka amanota yo muri sol bemol. Numva twasoreza aha ngaha. Kugira ngo byihute ejo ndashakisha buryo kimita mbategurira isomo ririho akanyuma, kuko urabona ko dusigaje kamwe tugomba kuba turindwi turimo. Noneho guhita ubona neza ya manota twavuganaga, ibintu bya bemol bikaba birangiye na dièse. Gusa dièse mbibutse ko ziri kuri Theo UBS and music, kandi turi kwiga bemol. Reba ukuntu byandikwa Theo UBS and music ukabura bisoje. Chana bahita bayiguha ugafungura ukareba ayo masomo yandi mu gihe ibingibi waba wamaze kubyumva. Reka rero tubaye dusoreje aha ngaha, tuzagaruka twiga bemol hanyuma duhite dukomeza amasomo nk'uko bisanzwe.